Scene ya kabiri, action. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Began to feel the fire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God make good. How do you feel? Oya turashaka kubwira ababonye subira nyumva. Imana yarakoze twagiye. Imana yarakoze kugira muri imyaka umaze. God thanks to protect you in this year. Ukomeze ugire igikundiro cyinshi. Continue to be beloved. Ubwiza bw'Imana bukomeze kuriho. Ubuntu bw'Imana bushoboka kukubaho. Ubu mwese mwari mubizi. Twari tubizi nyine. Coach. Bagumaga tugushuka usubiramo iyo voice over. Ariko yakuranye nabyo byamufata keke. Ngo yindi ya kwini. So, Akose niyo mpamvu tugiye kwakira abantu babiri bonyine ko amasaha yagiye tugiye gutaha. Reka kugize uvuga babibonye twe dushaka cyangwa muri oya amasaha yagiye. Reka twakire kamarade agira icyo abwira Deborah
nka bose mukuru Boss. Silence abantu batuze. Kabezo wabezo. Witwa Deborah muri filime yitwa Rwibanga. Ariko amazina yawe yitwa Urwibutso Alvera. Rero turagukunda cyane. Ibi byose impamvu kuba tugeze amasaha bwije cyane. Nuko tugukunda. Wirye wumva ko ivuye mu biganza byiza kandi by'abantu bakunda. Twese uko turahangaha turagukunda, tukwifuriza ibyiza, tukwifuriza gukura, tukwifuriza gutera imbere kandi uzakate nyinshi kandi rwose uzarya imyaka, uzarya ingoma, uzarambe. Urumva kandi buri wese azakugerereho umugisha, uzabasha kugera imbere yawe wese azakubonereho umugisha kandi nawe ntuzimisha abandi umugisha. Turagukunda cyane by'umwihariko njyewe ndagukunda. Njyewe ndagukunda cyane. Nta kibazo. Okay, arakoze cyane kamarade. Reka twakire director w'Urwibanga bita Mr. Victor. Hello. What direction? Yeah, kangiye gufatira. Bigenda bite? Sure. Yeah. Deborah. Umeze neza? Iriya niyo bita operation. Reka rero nanjye mfate uyu mwanya mbwire Deborah yuko dushimye Imana ko imugejeje aya magingo afite impagarike n'ubugingo. Turi kumwe ari muzima. Imana yarakoze kumurinda. Imana yarakoze natwe kuturinda tukaba turimo kwishimira yuko uyu munsi yageze isabukuru. Tuba turi kumwe nawe twifatanyije nawe muri ibyishimo byo kumwereka ko turi kumwe, turabavandimwe be, turakorana umunsi ku wundi. Twishimiye rero ko turi intambwe ukabugize ya myaka tuziranye. So nuko rero Emile yarabivuze amasaha atangiye gukura, ntabwo turuze kwizima amagambo gusa nanjye ndagukunda. Uri umukobwa mwiza, uri umuntu twishimira iyo turi kumwe haba mu rwego rw'akazi na ambiance tuba dufite hano kuri seti. Umuntu bita Alvera Coach Urwibutso arugira mu ruhare rukomeye cyane. Imana ikomeze kuguha Urwibutso ariko Urwibutso TV. Rero Imana igukomeze kuwaza ibyiza mu rugendo rw'ubuzima nkuko my brother kamarade bivuze, tuzakatane keke nyinshi cyane. Hanyuma ubwo Imana izabona ko igihe cyawe kigeze tuzaba twarasangiye umutima igihe kirekire. Imana ikomeze rero kukurinda hamwe n'abawe, turagukunda cyane. Reka twakire Grace nawe agira icyo amubwira umunota umwe hanyuma dusoze twishimira iki gikorwa kibereye aha ngaha. Very fast. barashaka ko mugira gutya. Merci bébé. Kwile kwa mwanamke kugira nawe nayibonye atubwire amasegonda sikari mu ndaba nawe twagiye. Okay. Murakoze ko ijambo. Yewe ndi Deborah cyane kuko ari byo nyine dukoresha. Twore muri filime. Deborah ni umwana mwiza, araciringa nyine ikigaragara ku bana kandi aca bugufi yine Deborah. Kuva umunsi nyine tubonana ngiye mutwarahuje kugeza na n'ubu ngubu nishimiye ko twahuje. Ni iby'agaciro guhura n'abantu nyine mukamenyana mukabishimira mugakomeza ngira ngo tujye tunanavugana
bisanzwe kuri telefone so ndagukunda amahoro n'imigisha birushaho kukubaho Imana ikomeze ikwagure mu mpano yawe urushe kumenyekana isi yose ikumenye urushe kuzamuka mu buryo bwose ubushoboka n'ubudashoboka uzamuke uburenzi bw'Imana burusheho kuba kuri wowe burusheho kuba ku muryango wawe ndagukunda turagukunda kandi cyane Saundi naifasha man. Okay. So reka dusoze anitagira icyo mubwirija mu ijambo rimwe. Byonyine. ubwo murabona wamaye akajambo kama. Amajambani. Ko karame Imana ikomeze ikurinde ikomeze umugisha ibyifuzo byose ufite Imana izagusubiza muri uyu mwaka wundi utangiye kugira ngo uzawurangize ufite amashimwe atandukanye nayo ifite ngo mbona hari byinshi nakwigiraho kwitonda discipline nanjye ijambo rimwe ndagukunda Deborah mwakoze cyane Imana nabo turya keke utanzombi dimo uravuga turi kurya man oya kamera ko mwayikingirije So happy birthday my love nari mukumbuye bikubitanye na birthday so I'm so happy to be here kubwa birthday yawe ndabyishimiye I'm very happy yeah you Thank you my dear cream because you don't like cream even now I'm not very one I want to give you care because in this life we live so that we eat and we drink so ntashimiye we happy birthday to you happy birthday to you thank you okay thank you very much nanjye munshimire yashimira abatarazinya kare ntabwo nabyemera muzi niyo kamera ntashimira umva Divika umva ngayo nguko rero nyine video irangira mbona banyiricano twongera tugaruka so turabasuje nanone twari twabanye muri video mwe muri kureba natwe turi muri iyo mode murimo turi muri iyo mode murimo ya anniversaire y'umuti wacu coach nkuko mubibonye ngira ikintu uvuga so wowe umugambanyi mukuru kuri video bari kubona uko nkuko mumaze kubibona rero byari ibintu biryoshye ariko byatwaye akanya gato ko tumaze gushutinga rwibanga ariko tunaniwe ndayomba bwiye ko rwose nta n'iminota 10 byatwara ubyo nishyizemo byansigaye nkina mu rwibanga ngo twari tumaze ariko nivuyemo umukunzi wawe iyo naniwe nawe ubunaniwe so rero twifuje ko kubera umwanya wabaye muto ko twavugisha Deborah cyangwa se coach mu bamuzi mu nzira y'umusaraba tukamuvugisha tukamubwira ko hari ibintu byinshi tumufitiye muri make nyine mu buri video mumaze kubona havuze Rugema havuga Kamarade havuga havuze Rugema havuga Kamarade havuga undi muntu umwe wavuze ni Queen wavuze ariko nawe nyine twebwe ntabwo twanyuzwe uburyo iri anniversaire
icyabaye twebwe ntabwo twabonye umwanya wo kubwira coach uko tubyumva ibyo ari byose turamuhamagara tumubwire ariko namwe nyine ushobora kwibaza kuki turangije video tutabonye nitavuga tutabonye imiravuga muri make warebaga mu maso yacu ko tubishaka dushaka kuvuga ariko umwanya hari sangaye hari nka saa sita n'igice gutya so urumva bwari bwari bwije kandi n'ababeshyira setinanye nayiriwe kuva mu gitondo kugira ngo coach naza kuza kugira naza kuza gukorerwa anniversaire nanjye membe mpari rero tugiye guhamagara coach tumubwire imvamutima zacu ariko ntabwo tumubwira gift tumufitiye uyu ntabwo tumubwira ariko arabizi ko ari ikintu ntabwo namugurira ikintu kiba kandi cyavuye muri Anita Beauty Shop nawe uramutse ufite umuntu ukunda ushaka guhereza gift mama wawe inshuti yawe uwo ari we wese ushobora kumpamagara kuri iyo nimero n'ubundi na 209 ncuruza ibintu byiza amabiju amapafe abagabo mu by'ukuri abagabo mushaka guhumura neza ushaka kuba utari no mu gihugu uri hanze avuga ati ariko mfite girlfriend wanjye cyangwa mfite inshuti yanjye ndifuza guha mama wanjye isakoshi ibintu nyine nk'ibyo n'ubundi gift ya coach yavuye muri Anita Beauty Shop so iyo nimero rero na 209 niyo umpamagaraho ubundi nkagufungira gift ku buntu cyangwa nkagukorera delivery for free iyo umuntu ashaka guhereza impano umuntu ntabwo mwishyuza transport niyo yaba ari mu ntara njyewe ndayikwishyurira rwose pe mbitangiye vuba bifonaga ariko nabikoraga ariko ubu ngubu nashyizeho iyo system noneho iyo ari girlfriend wawe muhereza nanjye gift kaduhamagara rero coach twumve aratungurwa ariko katumuhamagare turi kumwe ndabanza lady first mu nshuti tugira umuntu witwa coach ubona telefone do bimeze ngo ntabwo ari wa muntu ushobora guhamagarira isaha ku isaha ngo umubone ariko ndamuhamagara kugeza igihe telefone isakuje ubwo akabyumva si telefone we baraguhamagara ntabwo abashe kuyifata ariko byanze bikunze ari buze kuyitaba so mu by'ukuri hari ikintu nabonye mu hello aragufashe coach gaye umeze neza katwegereze hano n'abandi bamusigaye bamubona nako wego umeze ute meze neza sho ubu se mva mama nguhamagaye ifite utugambo twinshi nta kibazo ndi kuri kamera kuri December TV ndi kumwe na shaka wanjye wow so rero twari turi kubwira abakunzi bacu ukuntu nyine habayeho anniversary yawe ariko tubura nyine umwanya kubera amasaha tubura umwanya kukwifuriza isabukuru nziza no kukubwira imbamutima zacu murakoze no kuri kuntekereza hanyuma tugufitira gift yako se ndabikubwiye uzayibona kuri kugicisha amatsiko se nk'ubwo mwambwiye oya gift uzayibona kuri seti y'urwibanga ndategereje gusa mana yanjye muri beza mwarantunguye ndabikunda nanjye ndabakunda cyane muri ab'agaciro sibyo ntuze ko ari wagiye kwanza kutubwira ubu ngubu utugambo twose nizanishijwe kugira ngo ntiwibagirwe bano mabisi bindenga nyine ariko bya seriye kuri shoot y'urwibanga uzambaze gift yawe kuri ntari
nintaza uzayibaze urubavu hajya ubwo n'urubavu n'umutwe n'iki uwo nguwo ni umutwe we ukaba urubavu uzayibaze umutwe yego cyane so ko rero reka ari ngiye ubanza kwivugira nta kibazo wagize anniversaire cyagiye mva nubwo ntari nakinnye ariko nari naniwe nari ndi kubara amasegonda ngo dutahe so kundeba se kundeba ko rata so ndavuga ngo iki isabukuru nziza ntacyo bitwaye n'ubwo isabukuru nziza ko ushaka kumbwira mbwira ndacyari mu kwezi kwanjye ndacyari kugusiringa nta kibazo isabukuru nziza njyewe nkanitanga gukunda wamuririmbiye nanjye ndagukunda sheri wanjye uri umwana mwiza mana nyagasani nyine uri umuntu mwiza umuntu yakigiraho ibintu byinshi uritonda uriyubaha nyine ari nutuma ndenda gukubita ahubwo ikibazo ni njyewe uri burire numva nyine ndi kuvuga nkumva nshatse kurira uri kubivuga ngo barengeye kurira okay kambeseri kandi ibintu ndi kuvuga ndi kubikura ku mutima wanjye no kuri kw'Imana ndabizi sheri wanjye umva uri umwana mwiza mana nyine nyoke ntago tumaze igihe kinini dukorana sibyo ariko mu gihe tumaranye nyine uri wa muntu umuntu atatinya kugira inshuti cyangwa se atatinya kuvuga ko baziranye kubera ko nyine mu gihe ngira ngo no mu ntambaro y'ubuzima twize gukorera kuri location y'iwanyu yego niho ngiye ubwa mbere nakuboneye ntabwo nari inkozi yego uzanye na shwara nzanye na baswara tuhashutingira twanashutingira ngo iminsi igera muri ingahe tuza no kuvugana nyuma narahasize umwenda wanjye urabyibuka yego niho natangiye kukumenyera nyuma duhurira mu nzira y'umusaraba ntitwatangira kuvugana cyane ariko nyine mu gihe gitoya twavuganye cyangwa se kugeza ubu ni kuri uri umwana mwiza mva 100%. Imana iguha umugisha ikugira umuntu wa danje kumva iguha amafaranga iguhereze mvuge gute ndabyakira byose ndikubyakira mu izina rya Yesu Imana iguhereze bya bintu wowe nayo muziranyeho mwenyine sibyo igusubize kandi no kuri kose uyu mwaka ugiyemo uzabe uw'amashimwe mu buzima bwawe ndagukunda nifuriza ibyiza kandi uzambere inshuti nukwine ndagukunda cyane 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 kare nandi guscrollinga kuri TikTok nkajya ngo ku mafoto yawe nkateraho agatima nkashyiraho agakomenti umva nubwo nanakoze throwback ntabwo ari nabonye ko wamflowing yego ko ndinde ko kutabikora umva ahubwo uzamflowing inshuro ijana ahubwo ari ibishoboka najya nkandaho buri munsi kankuririmbire gakeya hanyuma na wa mutwe agira ikintu avuga ngo ncurangire se ndabishobora muri gitari happy birthday ukati nabigenda cyane ntabwo mbishobora ko ntunseke oya nta kibazo twagiye okay banza muririmbire ndagufasha oya banza muririmbire ndagushiriramo akantu ndagushiriramo akasumubwese ugiye kumuririmbira okay twagiye 1 2 3 go happy birthday to you happy birthday to you uri kunyiba happy birthday to you Debora mu rwibanga koci mu nzira y'umusaraba
happy birthday Okay, ndeka muri DJ urabizi ndi nakutarushyiraho sibyo Okay. Ko uranseka nzakuvuna niduhu na confidence yifitiye coach we na confidence yifitiye Eka ndirimbi Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kochi. Happy birthday to you. Thank you. Hadi basi zikuhamoza, sha? Yuki tariki wavutseho ugira umunsi mwiza isabukuru nziza. Happy birthday to you, darling. We love you so much. God bless you. Umva ko umwaka wa 2026 mbabarira uzambwira ishimwe rimwe wasengeye muri mwaka Imana yagusubije. Bagira ikirubwira nawe. Okay. Coach Gael. Deborah. Ibyinshi urubavu rwabivuze. Yego. Ariko nanjye sinawe icyo nongeraho rwose imyaka maze nkuzi. Sha rwose umwana mwiza. Icyo nicyo nabanza kuvuga. Ntabwo uri gucuranga uruhamo. Urumva. Uri umwana mwiza. Ari kukubwira agendana na gitari yakubita umutwe navuga yitonze. Zanana ariko se waretse. Urumva Deborah? Ndikukumva baba. Uriya munsi rero, uriya munsi twadufite umwanya muto cyane. Amasaha yari yatujyanye abenshi bashaka gutaha. Turabatire why not twe nago twanyuzwe n'igihe ariko dufite channel yacu nitwanyurwa n'ibyo nuko nyine twakagombye kuba twakwifurije isabukuru amavuko sibyo so rero mu by'ukuri twifurije gukomeza gukura ariko gukura mu spiritual mu mwuka turabizi ukunda gusenga cyane tukwifurije gutera imbere muri film industry dore ko ari ubikunda cyane twifurije kuzagera ahantu kure cyane ugakina mu Rwanda ugakina muri East Africa ugakina ukajya na Hollywood kandi nta kidashoboka nugenda ntuzange nta kidashoboka mu myaka yes mu myaka itarenze 7 cyangwa 5 Lupita Nyong'o rwose yakinaga hano muri Kenya tumubona kuri filime zo kuri YouTube no kuri mateleviziyo yaho ariko ndagira ngo mbwire ko ubu ngubu ari umukinnyi ukomeye cyane muri Hollywood kandi bibaye mu gihe gitoya so nta kidashoboka icyambere n'ubushake gushaka kumenya kwiga so tukwifurije rero gutera imbere muri industry mu bintu ukunda cyane kandi mu by'ukuri tubikuye ku mutima so ibyinshi yabivuze icyo yakubwiye tugufitiye gift tuzaguha ku munsi wa set I think nejo bundi kandi mu by'ukuri tuzayakire nk'abantu bagukunda nk'abantu abakwifuriza iterambere kandi iyo gift yavuye muri Anita Beauty Shop yavuye muri business y'umukunzi wanjye
umva nyitegerezanyije amatsiko menshi nibyo Emile nanjye reka mbabwire nyine murakoze cyane ni iby'agaciro kugira abantu bagutekereza bakuzirikana byarandenze bikomeje kundenga kandi ni ukuri weho na sheri wawe muri kapo nkunda nsengera ari weho uritonda aranita aritonda rero ndifuriza kuzagera ku byiza mwifuza byose icya mbere ndifuriza ni uko urukundo rwanyu rwakomera mu kabana. Thank you very much. Icyo kintu ninkibona mu maso yanjye bizanshimisha cyane. Ikindi mbasabye kutazagira ubabaza undi mu rukundo rwanyu kuko buriya mu rukundo iyo ukunda umuntu akakubabaza cyangwa akaguhemukira birakwangiza sure ukuntu uba ushaka iterambere urimo bimwe bigeraho wifuzaga ariko mu gihe waba washwanye n'umuntu mwakundana n'iterambere ryawe risubira inyuma cyane. rero iyo ufite umuntu uri kukuba hafi nk'uko anita muba muri kumwe akubwira kwaje nawe umubwira kwaje biraryoha mugakora mukagera ku cyo mwifuza. Yego. kandi umurage nabaraga nyuma yo kuba mukundana mujye mwubaha Imana mukunde gusenga. Murakoze rero. Nukuri mbizi keretse munegeye nk'abahove tuzahoberana tugushimire rero kandi mu by'ukuri ukomeze ugire umutima mwiza ugira murakoze n'ukuri ko Imana iguhe umugisha mana nukuri tuwusangire urakoze cyane ngaho rero Yesu akurinde naho ejo bundi mu rwibanga nzaza kubasura sawa nukuri Imana namwe ibane namwe no mu byo mukora mbese bijye bigera kure ko Caramel cyane yawe yitwa gute Urwibutso TV show mwabyumvisha abakunzi ba December TV mugende ku Rwibutso TV show mukore subscribe share like comment mushyigikire coach ni umushuti wacu ni umuvandimwe wacu turamukunda kandi niba mudukunda nawe mugomba kumukunda nonaha muri kutureba link murayibona muri comment twayipininze mukore subscribe bye show bye. So murakoze cyane icyo twashakaga ni ukwifuriza inshuti yacu isabukuru nziza kuko nta mwanya twabonye wo kuba twamwemera gift. Imana ishimwe ko tunamubonye kuri telefone mfite ubwoba ko tutari bumubone ariko bigenze neza. So reka rero dusoze dukomeje kubabwira ko mu by'ukuri no kubashimira uburyo mukomeza kudusapotinga nta tuzahwema kubibabwira. So ciao ciao.